Abalewi igice cya 8. Aroni n'abana be berezwa umurimo w'ubutambyi. Uwiteka abwira Mose ati, jyana na Aroni n'abana be na ya myambaro na ya mavuta yera yo gusiga n'ikimasa cyo gutambirwa ibyaha n'amasekurume y'intama yombi n'ikibo kirimo ya mitsima itasembuwe, uteraniriza iteraniro ryose ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Mose agenza uko Uwiteka yamutegetse, iteraniro riteranira ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Mose abwira iteraniro ati, ibi ni byo Uwiteka yategetse ko bikorwa. Mose azana Aroni n'abana be, arabuhagira, amwambika ya kanzu ibanza ku mubiri, amukenyeza wa mushumi, amwambika ya kanzu yindi na efodi, amukenyeza wa mushumi waboshywe n'abahanga uri kuri efodi, arawihwamikisha. Amwambika wa mwambaro ku gituza, imbere muri wo ashyiramo urimu na tumimu, amwambika mu mutwe cya gitambaro kizinze, imbere kuri cyo ashyiraho cya gisate cy'izahabu, ari cyo gisingo cyera uko Uwiteka yategetse Mose. Mose yenda ya mavuta yera yo gusiga, ayasiga ku buturo bwera no ku biburimo byose, arabyeza, ayamisha ku gicaniro 7, ayasigana n'ibintu byacyo byose n'igikarabiro n'igitereko cyacyo ngo abyeze. Asuka ku mutwe wa Aroni ayo mavuta yo gusiga, amusigira ku mweza. Mose azana bene Aroni, abambika amakanzu, abakenyeza imishumi, abambika ingofero uko Uwiteka yategetse Mose. Azana cya kimasa cyo gutambirwa ibyaha, Aroni n'abana be bakirambika ibiganza mu ruhanga. Mose arakibikira, yenda amaraso yacyo, ayashyirisha urutoki ku mahembe y'igicaniro impande zose, aboneza icyo gicaniro, akibyariraho amaraso hasi, acyereza ku gihongerera. Yenda uruta n'urugimbu rundi rwo kumara rwose n'umwijima w'ityazo n'impyiko zombi n'urugimbu rwo kuri zo, abyosereza ku gicaniro. Ariko icyo kimasa n'uruhu rwacyo n'inyama zacyo n'amayezi yacyo abyosereza inyuma y'ingando z'amahema uko Uwiteka yategetse Mose. Amurika ya sekurume y'intama yo koswa, Aroni n'abana be bayirambika ibiganza mu ruhanga. Mose arayibikira, amisha amaraso yayo impande zose z'igicaniro. Arayicoca, yosa igihanga cyayo n'ibindi bice byayo n'urugimbu rwayo. Yoza amara n'ibinyita, yosereza iyo sekurume itagabanije ku gicaniro, ibi igitambo cyosherejwe kuba umubabwa uhumura neza, ibi igitambo gitambiwe Uwiteka kigakongorwa n'umuriro uko Uwiteka yategetse Mose. Amurika ya sekurume y'intama yindi yo kwereza abatambyi umurimo, Aroni n'abana be bayirambika ibiganza mu ruhanga. Mose arayibikira, yenda ku maraso yayo ayakoza hejuru ku gutwi kw'iburyo kwa Aroni no ku gikumwe cye cy'iburyo no ku ino rye ry'iburyo rinini. Azana bene Aroni, akoza amaraso hejuru ku matwi yabo y'iburyo no ku bikumwe byabo by'iburyo no ku mano yabo y'iburyo manini, ayandi maraso ayamisha impande zose z'igicaniro. Yenda ibinure byayo, umurizo wayo, yenda n'uruta n'urugimbu rwo kumara n'umwijima w'ityazo n'impyiko zombi n'urugimbu rwo kuri zo n'urushyi rw'ukuboko kw'iburyo. Kandi mu kibo cy'imitsima itasembuwe cyari imbere y'Uwiteka, akuramo agatsima katasembuwe kamwe n'akandi gasizwe amavuta yerayo n'akandi gasa n'ibango, adushyira kuri urwo rugimbu no kuri urwo rushyi rw'ukuboko kw'iburyo. Abishyira byose ku mashyi ya Aroni no ku y'abana be, arabizunguza, biba ituro rijungurijwe imbere y'Uwiteka. Mose abikura ku mashyi yabo, abyosereza ku gicaniro, abishyize kuri cya gitambo cyoshejwe, biba igitambo cyo kubereza umurimo cy'umubabwa uhumura neza, igitambo gitambiwe Uwiteka kigakongorwa n'umuriro. Mose yenda inkoro, ayizunguriza ku bituro rijungurijwe imbere y'Uwiteka, aba ariyo iba umwanya wa Mose kuri iyo sekurume yo kubereza umurimo uko Uwiteka yategetse Mose. Mose yenda kuri ya mavuta yo gusiga no ku maraso yo ku gicaniro, abimisha kuri Aroni no ku myambaro ye no ku bana be nabo n'imyambaro yabo. Yezanya Aroni n'imyambaro ye n'abana be nabo n'imyambaro yabo. Mose abwira Aroni n'abana bati, muteke izi nyama ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, aba ariho muzirishiriza imitsima ibereza umurimo iri mu kibo, uko nategetse nti Aroni n'abana be babirye. Ibisigara by'izo nyama n'iyo mitsima mu byose, mumara iminsi 7 mutava ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, mugeze aho iminsi yo kwezwa kwanyu izashirira, kuko muzezwa iminsi 7. Uko bikozwe uyu munsi, niko Uwiteka yategetse ko bijya bikorerwa kubahongerera. Ku muryango w'ihema ry'ibonaniro aba ariho mumara iminsi 7 ku manywa na nijoro, mwitondera umurimo Uwiteka yabarindishije mudapfa, kuko ariko nategetswe. Aroni n'abana be bakora ibyo Uwiteka yategekeye mu kanwa ka Mose byose.